ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino mu bice binyuranye by'isi. Nuko mu gihugu cya Iraq, Iran, Arabia Saudite ndetse na Dubai, ahangaha hatewe n'ikiza cy'umuyaga wuzuye ivumbi ryinshi. Uyu muyaga rero ukaba waje guteza ibibazo byinshi cyane, birimo ibibazo by'uko ubu ngubu tuvugana abagera ku 3,700 mu gihugu cya Iraq ubu ngubu bari mu bitaro bitewe n'uyu mukungugu mwinshi wibasiye biriya bihugu, aho biri kuvugwa ko uyu mukungugu ubundi utari usanzwe uboneka muri ibihugu byose, ko wari usanzwe wibasira bimwe muri ibi bihugu, ariko ubu ngubu ukaba wafashe ibi bihugu byose twabwiye haraguru. Ibi rero bikaba biri kuvugwa ko biri guterwa n'imihindagurikire y'ibihe ikomeje kubaho ku isi, ndetse bikaba byaje guteza uriya mukungugu kujyana n'uyu muyaga, ndetse ukaza kwinjira mu mazu ndetse no mu bice byinshi no mu mijyi yo muri biriya bihugu, ndetse bikaza guteza ibibazo by'ubuhumekero kuri aba ngaba twababwiye 3,700 baje kujyanwa mu bitaro, ndetse ubu ngubu bakaba bari gufashwa bavurwa bashyizwe ku byuma bibaha imyuka cyangwa bibafasha guhumeka. Ibi rero bikaba byaje guteza ikibazo, dore ko ya mapisine amwe tujya tubona za Dubai n'ahandi, aya mapisine meza tujya tubona ubu ngubu yabaye ibyondo, ari kugaragara ameze nk'arimo amazi y'ibiziba bitewe n'iyi mikungugu yibasiye bino bihugu. Tuvuze rero amakuru n'ubundi agendanye n'ubumenyi bw'isi, nuko ubu ngubu ikigo gishinzwe iby'isanzure cyangwa iby'ubumenyi bw'ikirere cya NASA cyamajije gutangaza ko cyamajije kuvumbura undi mubumbe ushobora kuba wabonekaho ubuzima. Uyu mubumbe bakaba bawita K2-18b. Uyu mubumbe rero bikaba byaraje kugaragaraho bakoresheje ibipimo bapimisha, bikaba byaje kwerekana ko hari udusigazwa cyangwa se uducece tuva ku binyabuzima twagaragaye kuri wa mubumbe. Bigaragara ko hari abantu cyangwa se hari ibinyabuzima byabashije kuba byahaba cyangwa bishobora kuba bihaba kugeza ubu ngubu, bikaba bitanga icyizere cy'uko uno mubumbe nawo ushobora kubonekaho ubuzima, abantu bakaba bashobora kuba bajya kuwuturaho nawo biramutse byemejwe neza ko ubonekaho ubuzima. Iki kigo cya NASA kikaba cyatangaje ko gikomeje igenzura cyangwa se isuzuma ngo kibe cyareba neza koko ubuzima nimba bushoboka kuri uriya mubumbe wa K2-18b. Andi makuru rero ni uko Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye igihugu cya Israel ko batari mu ruhande rumwe, nyuma y'uko igihugu cya Israel gitangaje ko gishaka kuzatera igihugu cya Iran, ngo kigatera inganda zikora cyangwa zitunganya nucleaire, dore ko igihugu cya Israel kivuga ko ubu bwarba uburyo bwiza ngo bwo guca intege igihugu cya Iran ngo zo kuba cyakora ibitwaro bya kirimbuzi. Uyu mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero akaba yatangaje ko we icyo yumva cyakorwa ari uko ngo yakongera akagira amasezerano agirana n'igihugu cya Iran, ngaho kuba bakigabaho ibitero bikagabwa ku nganda zitunganya nucleaire hariya mu gihugu cya Iran. Aya rero niyo makuru y'iminota mike twari tubafitiye. Andi makuru turabagezaho mu mwanya mutoya cyane uri imbere, uko amakuru aboneka tuyabaha hano kuri YouTube channel yacu. Ngaho rero mwakoze kwana natwe, kora subscribe ni mutarayikora, nawe wayikoze, Imana iguhe umugisha, undi tujye tubana mu makuru yacu ya buri mwanya. Inkuru